abantu bavuga ngo tuzapfa nabi bafite amakuru atuzuye. Mu nguge harimo ibyo kurya bihagi. Mbere kiganza umuntu ukicaye iruhande umumbwirire ngo Imana ifite ubushobozi bwo kukurindira mu isi iri kurimbuka. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kukwimura kubera umurozi. Iramutse ikwimuye yabihindutse inyandegege nkawe. Ahubwo ukindi ubikora ifata izuba ikarihereza umurozi akabwanika. Yarangiza igatuma abuguhereza. Yarangiza ikamanuka ikaburinda bukurimo ntihagire icyo bugutwara. Iyo umurozi abonye udapfuye uca yimuka ahita avuga ngo uyu ni wa murozi abandi ni ukubeshya. Peradonias, Imana ifite imbaraga. Mushinga n'umwe Imana yatangiza ubaho gahunda ibanza ibiryo. Mbere yuko irema umuntu yabanje kurema Edeni kugira ngo azabone ibyarya. Niyo mpamvu burya Imana yikuremye ikuremera ibyo uzarya. Niba hari umuntu uri kukugaburira areke kugukanga, ntabwo ari imbuha gufitiye, nibyo Imana yakugeneye. Igihe cye nikirangira hazaza undi. Reka mvuge ikintu gikomeye. Umunsi Imana yaremaga umuntu, uwo muntu we n'Imana bari banganya agaciro, kuko umuntu asa. Ngiki kintu Satani yatunyase. Ubundi umuntu akimara gukora icyaha yahindutse Imana yapfubye. Ese muranyumvishe? Umuntu ni Imana yapfubye iyo hatazamo icyaha. Umunsi Imana yaremye umuntu yaje gusuzuma ko wa muntu asa nayo, ifata ibintu yaremye adahari ibimushyira imbere ngo abyita amazina. Buri kintu cyose agihereza izina kuko ikiriho cyose Adamu arakirusha ububasha kuko arasa n'Imana. Kugira ngo mwenye ikintu twatakaje nuko umunsi umuntu yambuwe icyo bita gusa. Umva ikizakora ku bantu icyo bita ishyano. Baba mu nguge. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye ndi murakare, ijuru rishigikire mu nyumve. Uwabinjije mu nguge, uwabajije inguge yarambiwe mbere y'abandi. Ndasubiramo. Uwabajije inguge akinjiza abantu mu nguge, akinjiza inyamaswa mu nguge, yarambiwe mbere y'abandi. Gusa ibyo si ikibinda, ntabwo bijya bindera ubwoba. Hari ijambo ngunda kwigisha rivuga ngo agaciro k'umugenzi ni itike. Ntushobora kwizera kuri bugende utarabona itike kwemerera kugenda. Hanyuma ku itike handitseho ijambo rivuga ngo ugize ikibazo hamagara kuri iyi nimero. Naje kugenzura nsanga buri mugenzi wese uri mu modoka ku itike ye haba hari nimero zihamagara kampani mutwaye. Imana ishimwe ko izi nimero batazihaye shoferi. Ngo rero ko umuntu kwicara hano mumbwire ngo nawe urazifite. Ntabwo bazihaye pasiteri, ntibazihaye reperezantare gari, ntibazihaye aposo. Inomero zihamagara kampani. Kwa Niyonsenga Irene, sengera mu itorero rya Karukungu paruwasi ya Remera. Shimye Imana kwinyemereye kubana namwe kuri uyu munsi mwiza wo gusenga. Imana ibishimirwe. Hanyuma tudatinze reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma igice cya 8 umurongo wa 6. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 8, some duhereye ku murongo waho wa 6. Haravuze ngo iminsi 40 ishize Nowa akingura idirishya
ryo mu nkuge yabajije, yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye ku isi, maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi yagabanutse ku isi, maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nguge, kuko amazi yari akiri ku isi yose. Ayisingiza ukuboko arayenda ayisubiza mu nkuge. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ndashaka ko tuganira mu mwanya muto, ariko kandi tukaganira amagambo akomeye, umwuka wera agahagarara natwe kugira ngo aduhe kuyumva. Yesu ashimwe. Nguza ni ijambo rivuga ngo subira mu nkuge. Subira. Murakoze kunyumva. Umunsi umwe Imana yitegereje abantu bari ku isi, ngo ibitegereje ibona babaye babi. Imana ivuga ijambo rikomeye kandi ijambo riteye agahinda. Iravuga ngo nicujije icyatumye ndeka umuntu. Ubundi ni ishyano kugera ku rwego umuntu akora ibyaha akagera igihe Imana yicuza icyatumye uwo muntu abaho. Imana ihita ifata umwanzuro, iravuga ngo ubwo uyu muntu acumuye akagera ku rwego nicuza, ngiye kurimbura isi, ariko ndayirimburana n'ibiyirimo byose. Ubundi amahame hagahanwe wa muntu wakosheje, ariko kubera ko umuntu yakoze icyaha, bigiye gukururira isi yose igihano cyo kurimbuka. Kuki Imana igiye guhana isi yose kandi hacumuye umuntu? Nuko umuntu ni umuyobozi w'isi. Ihame ry'imiyoborere, iyo umuyobozi yakosheje, ibihano by'umuyobozi bigera no kubo ayobora. Umuntu yabaye umuyobozi w'isi ryari? Umunsi Imana yaremyeho umuntu. Hanyuma babwire ko umuntu nicyo kiremwa cyaremwe nyuma, ariko kandi umuntu yabayeho isi itarabaho. Isi itarabaho umuntu yarariho, kuko ntabwo umuntu yaremwe kubera isi, ahubwo isi yaremewe umuntu. Mu yandi magambo, isi itariho umuntu yabaho, kuko ubundi itarabaho umuntu yariho. Ahubwo Imana yaremye isi kugira ngo ishyiremo umushinga w'umuntu yari ifite mu bitekerezo isi itarabaho. Ibi njye bibwira abarokore, isi iradukanga, isi ikadutera ubwoba, nyamara isi itariho twe twabaho, kuko n'ubundi twabayeho itarabaho. Muririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, ngo Imana yari idufite. Hanyuma umuntu nakurwanya akakubwira ngo uzambona, uzamubwira ko akubonye ejo bundi, atarakubona wari uriho. Naravuze ngo isi nitwima ibiryo, ijuru rizaduha ibiryo. Ntabwo turya kubera ko imvura yaguye, nta nubwo turya kubera ko ibihe byagenze neza. Abazi ubwenge bahishuriwe bagakora imibare, basanga Abisirayeli baturutse mu gihugu cya Egiputa
bagera i Kanani badakubise isuka hasi, batagiye gusarura. Ijuru ryaratekaga rikazana ibiryo. Umuntu kwicaye iruhande mumbwirire ngo igikoni cy'ijuru kiracyahari. Hanyuma Imana irema umuntu, yamuhaye ibintu bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere Imana yamuhaye gusa nayo. Icya kabiri imuha ishusho yayo. Umuntu wagombaga kuyobora isi yagombaga kuba atunze ibi bintu bibiri. Agomba kuba asa n'Imana kandi afite ishusho y'Imana. Ijambo gusa n'ijambo ishusho ni ibintu bibiri bitandukanye. Yesu ashimwe. Aha, muri uru rusengero harimo intebe nyinshi ariko ntabwo zisa. None niba zidasa rero ubwo hari itandukaniro. Yesu ashimwe. Mu muhanda hanyuramo imodoka nyinshi. Amakamyo na amamodoka, amavuatiri na amamodoka, za Daihatsu ni imodoka, zose zitwa imodoka ariko ntabwo zisa. Hanyuma rero ubw'ijambo gusa n'ijambo ishusho biratandukanye. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma Satani umunsi yaje gushuka Adamu na Eva, ni ikintu kimwe yaragambiriye. Yaragambiriye kwambura umuntu icyo bita gusa ariko akamusigira ishusho. Niyo mpamvu abantu bose babaho, uwo ari we wese afite ishusho y'Imana ariko ntabwo asa nayo, kuko ijambo gusa ni umwihariko. Yesu ashimwe. Hanyuma reka sobanure icyo Satani yaje kutunyaga. Satani yatunyaze icyo bita gusa, kuko ijambo gusa riraruta ishusho. Ndasubiramo, ijambo gusa riraruta ishusho. Reka sobanure icyo bita gusa. Izi ndebe abayobozi bicayeho, intebe imwe igura 7,000. Yesu ashimwe. Iyo ugiye kugura izi ntebe ntabwo ubaza ngo iyi nangahe ngo iyo nangahe. Oya, ubaza igiciro cy'intebe imwe bakakikubwira, kubera ko warangije kumenya igiciro kandi zisa, uhita ukuba n'umubare ushaka. Bivuga ngo niba izi ndebe zisa zinganya n'agaciro. Ese muranyumvishe? Reka mvuge ikintu gikomeye. Umunsi Imana yaremaga umuntu, uwo muntu we n'Imana bari banganya agaciro, kuko umuntu asa. Ngiki kintu Satani yatunyase. Ubundi umuntu akimara gukora icyaha yahindutse Imana yapfubye. Ese muranyumvishe? Umuntu ni Imana yapfubye iyo hatazamo icyaha. Umunsi Imana yaremye umuntu yaje gusuzuma ko wa muntu asa nayo, ifata ibintu yaremye adahari ibimushyira imbere ngo abyita amazina. Buri kintu cyose agihereza izina, kuko ikiriho cyose Adamu arakirusha ububasha, kuko arasa n'Imana. Kugira ngo mwenye ikintu twatakaje nuko umunsi umuntu yambuwe icyo bita gusa n'Imana, ubutware yari afite ku isi bwahise burangiriraho. Kubera ko bwarangiye mu mahame, iyo abantu banganya ububasha, umwe ntabwo asaba undi serivisi amutegeka, ahubwo baranegosiye. Se muranyumvishe? Iyo abantu banganya ububasha baranegosiye, ariko iyo urusha undi ububasha uramutegeka. Umuntu ataracumura
yategeka gisi ikamuha ibyo ashaka. Amaze gucumura yamburwa gusa, isi mubonye imubona asa nayo, iramubwira ati ubwo njye nawe dusa rero, none ntabwo uzongera kundegeka, kugira ngo ngire icyo guha nawe uzajya ugira ikintu ubanza umbi. Niyo mpamvu kugira ngo uzabone umuceri biragusaba guhinga ugashyiramo ifumbire, uri kunegosiya n'isi. Yesu ahabwa icyubahiro. Mu gihe Adamu ntabwo yigeze agoka kubera ibibazo, ahubwo yarategekaga bikaba, kuko icyo abwiye cyaramurebaga kikabona n'Imana ibivuze, kuko Adamu arasa n'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma ubu bubasha rero Imana yahaye umuntu nibwo bwatumye isi ihura n'akaga. Imana igiye kurimbura abantu, ifata umwanzuro wo kuyirimburana n'abantu n'ibirimo byose. Imana igiye kurimbura, ndafashijwe kandi rero ngisanga ku isi igiye kurimbura, ngisanga harimo umukiranutsi ngo witwa Nowa. Iravuga ngo no, nubwo ngiye kurimbura, ariko abakiranutsi n'abanyabyaha ntabwo nzabarimburira hamwe. Kubabara bababara, bose basonza, ariko igihe cyo kurimbura no, ntabwo narimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Iravuga ngo niki nakora? Ndafashijwe. Iravuga ngo ngiye kurinda Nowa, ndamurindira mu isi, ariko murindire mu isi iri kurimbuka. Iri jambo ntabwo muryumvise. Mbere kiganza umuntu ukicaye iruhande, umumbwirire ngo Imana ifite ubushobozi bwo kukurindira mu isi iri kurimbuka. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kukwimura kubera umurozi. Iramutse ikwimuye yabihindutse inyandegege nkawe, ahubwo ukindi ubikora, ifata izuba ikarihereza umurozi akabwanika, yarangiza igatuma abuguhereza, yarangiza ikamanuka ikaburinda bukurimo ntihagire icyo bugutwara. Iyo umurozi abonye udapfuye buca yimuka, ahita avuga ngo uyu ni wa murozi, abandi ni ukubeshya. Peradonias, Imana ifite imbaraga zo kuturindira mu isi iri kurimbu. Iravuga ngo ni hehe nahisha umuntu wanjye nkamurindira mu isi iri kurimbuka ntagire icyaba. Ngo isanga ndahandi yandi yamurindira, ngo uretse mu giti cyitwa goferi. Ngo rere ku muntu mwicaranye umumbwire ngo mu giti, vuga ngo mu giti, mu giti, mu giti, mu giti. Ko mfashijwe, gahunda ni hehe? Abana b'Imana twacurungwe hehe? Twacunguriwe ku giti i Nyabihanga. Muracyahari? Gahunda ni kugi. Yesu yaravuze ngo nije muzabibu ukuri, ngo namwe muri amashami. Icyo giti nicyo gifite ubushobozi. Uwacinjiyemo imvura yagwa itagwa ntacyo yaba. Uri muri icyo giti umwuzure ujyana amazi, ishuheri izamuke, ariko ari muri icyo giti. Imana yari yizeye iki giti ko ari igiti gifite imbaraga zo kureremba hejuru y'amazi. Kandi ntabwo kijya kireremba cyonyine, kirerembesha n'abakirimo. Kandi iyo kirerembesheje n'abakirimo, n'ibyo abakirimo nabyo birareremba. Niyo mpamvu icyo giti cyazamuye ishoka y'umwana w'umuhanuzi, kirerembeshe hejuru y'amazi. Hari unyumvise vuge ngo amina. Imana ibwira Nowa, nugera mu ishyamba udafata ibiti bibonetse byose. Ntabwo buri giti cyose gifite ububasha, ahubwo mu biti haba igiti. Ese munanyumvishe? Mu biti niko umugaragu w'Imana Petero yaravuze ngo mwitonde, amabuye ni menshi. Aravuga ngo ariko ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko uwo mwami wacu agira neza, nimumwegera niwe buye. Mu mabuye habamo iki?
no mu biti haba igiti. Mani yamubwira ngo icyo giti ukibazamo inguge, hanyuma iyo nguge umuryango winjira mu nguge uwushyire mu rubavu. Amen. Uwushyire hehe? Ndagira ngo mbabwire ngo umunsi Imana yaremeye Adamu umugore, yafashe Adamu imusinziriza ubuticuru, irangije isatura mu rubavu. Mu yandi magambo, kugira ngo umugore abeho byasabye ko hatoborwa urubavu rw'umugabo. Se muraza kubyumva tu? Kandi umugabo yabanje gusinzirizwa ubuti. Ijambo ubuticura rivuze iki? Gusinzirizwa ubuticura bisobanura gupfa. Niyo mpamvu umunsi Lazaro yari yapfuye, Yesu yabwiye abigishwa be ngo tujye gukangura Lazaro. Baramubwira ngo niba yasinziriye mwihorere arakanguka. Arababwira ngo yapfuye. Bivuze iki? Gusinzira bingana no gupfa. Mu yandi magambo, mwari mwapfuye ariko mwazutse mu gitondo. Himbazwa Yesu. Niyo mpamvu dupfa buri munsi tukazuka buri munsi. Hanyuma abantu bahakana umuzuko muzababaza ngiyo baryamye baba bagiye he? Baba bapfuye, ahubwo imbabazi z'Imana ziratuzura tukabona burakeye. Imana ibihimbarizwe. Uko tuzuka rero ni nako abera bazazuka ku muzuko w'abapfuye, nta nubwo bazamenya ibyabaye. Amen. Bivuga ngo umugabo atarapfa umugore ntiyabaho. Kuko gupfa k'umugabo niko gutuma habaho umugore. Ese muranyumvishe? Niyo mpamvu Yesu atarapfa nta torero ryari rirabaho. Itorero ryabayeho amaze gupfa. Barangije bategura itorero rigomba guturuka bajomba mu rubavu rwa Yesu. Bajombamo icumu havamwo amazi n'amaraso. Amazi n'amaraso nibyo bibyara umuntu. Tuba turavutse. Umuntu muri kumwe mumbwire ngo burya icyerekezo ni mu rubavu. Aho muri urwo rubavu niho Imana yinjiza abantu bayo. Ukikizera Yesu winjiraho. Niyo mpamvu yavuze ngo nimuguma muri nge hari ahantu twinjirira aho batoboye. Shimwa nyakubahwa. Hanyuma kugira ngo ugere mu nguge wagombaga kunyura mu rubavu rw'inguge. Kabiri, iyi nguge yagombaga kugira ibyumba bitatu. Icyumba cya mbere ni icyumba cyagombaga kubamo inyamaswa, kuko abantu n'inyamaswa ntabwo byabana. Icyumba cya kabiri cyagombaga kubamo abantu. Icyumba cya gatatu ndagikunda cyane, iyo ngigezeho ndafashwa n'indimi zikamanuka. Imana yamubwira ngo icyo cyumba ngo uzagishiremo ibyo kurya bihagije. Ngorere ku muntu mwicaranye umubwira ngo muri icyo cyumba harimo ibyo kurya bigize gute? Abantu bavuga ngo tuzapfa nabi bafite amakuru atuzuye. Mu nguge harimo ibyo kurya bihagije. Kandi nkunda ibiryo. Ntiwanangana nanjye udakunda ibiryo. Kintu gituma nezerwa niyo bambwiye ngo bigeze ku meza. Shamumbere icyubahiro Imana yaremye ibiryo. Ubu b'abapagani badafashwa bagiye kuvuga ati umuntu iri wavuga ibiryo ndamaze. Nta mushinga n'umwe Imana yatangiza ubaho. Gahunda ibanza ibiryo. Mbere y'uko irema umuntu yabanje kurema Edeni kugira ngo azabone ibyarya.
niyo mpamvu burya Imana yikuremye ikuremera ibyo uzarya. Niba hari umuntu uri kukugaburira areke kugukanga, ntabwo ari impuhwe agufitiye, nibyo Imana yakugeneye. Igihe cye nikirangira hazaza undi. Ikikubwira ko ari Imana yabikugeneye nuko umunsi azabikwima, n'ubundi ntabwo uzaburara. Kanihute soze Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma ku munsi wo kwinjira mu nguge, Imana yabwiye Nowa ngo abwire abantu baze mu nguge, baranga. Imana irangije yihamagarira inyamaswa, ariko ngo ihamagara ebyiri mu nyamaswa, haza ikigabo n'ikigore. Yesu ashimwe. Imana yari kwanga ko umushinga wayo urangira, ihitamo kuzana inyamaswa zinjira mu nguge. Ngo ikigore n'ikigabo birinjira. Muracyahari? Hanyuma mu nguge byabayemo igihe kinini, nta kintu na kimwe kirarya ikindi, kandi ibi bintu byose byari mu cyumba kimwe. Ipusi n'imbeba byari mu cyumba kimwe, agace n'inkoko byari mu cyumba kimwe, inzoka n'uruyongoyongo byari mu cyumba kimwe. Ariko mu minsi byamazemo nta na kimwe cyariye ikindi. Ni gute hatagira ikindi kandi biri ahantu? None ikintu cyanangaje, hari inyamaswa zitunzwe n'inyama, bazita indyanyama, zabaye mu nguge zitarya inyama ariko zibaho. Niyo mpamvu hari ibyaha dukora kubera umurengwe, ukavuga ngo nirwanagaho, kandi niyo bitaba ntacyo wari kuba. Niba intare yarabaye mu nguge iminsi irenga 100 itararya, wowe ni gute uvuga ngo sinakirangana ngo kumara imyaka ingahe ngo nta mugabo? Numubura urapfa. Ko mbona mu ndakariye. Yesu ahabwe icyubahiro. Shimwa Yesu. Hanyuma mu nguge ntibaryana, mu nguge ntibatongana. Kubera iki badatongana? Mugaragu w'Imana Paulo yaranditse avuga amagambo akomeye, aravuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba duhindutse ibyaremwe, ibya kera bibigize gute? Biba bishize. Izi nyamaswa zinjiraga mu nguge, zaba zinjiye mu nguge, ntiyinjira ari inyamaswa, ikinjura yahindutse icyaremwe gishya. Kuko iriya nguge yasobanuraga agakiza ka Kristo tuzinjiramo. Iyo wageze muri Kristo, kamere irasigara. Se muranyumvishe? Kamere igira gute? Mu nguge nta mugome ubamo, mu nguge nta munyamagambo ubamo, mu nguge nta musambanyi ubamo, mu nguge nta mujuru ubamo, hinjiramo icyaremwe gishya. Niyo mpamvu iyo wageze mu nguge, buri muntu wese umubona nka mwene so. Nta mukire, nta mukene, nta muhutu, nta mututsi, ni icyaremwe. Shimwa Kristo. Bibiri avuga ngo ibi byose bimaze kwinjira, aka kantu mukumve kuko ngiye gusenga, ngo Uwiteka ngo abakingiraniramo. Ntabwo ari Nowa wakinze, ni Uwiteka wabakingiraniye. Umva ikizakora ku bantu icyo bita ishyano. Baba mu nguge. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye, ndi murakare, ijuru rishigikire mu nyumve. Uwabinjije mu nguge,
uwabajije inguge yarambiwe mbere y'abandi. Ndasubiramo, uwabajije inguge akinjiza abantu mu nguge, akinjiza inyamaswa mu nguge, yarambiwe mbere y'abandi. Gusa ibyo si ikibinda, ntabwo bijya bindera ubwoba. Hari ijambo ngunda kwigisha rivuga ngo agaciro k'umugenzi ni itike. Ntushobora kwizera kuri bugende utarabona itike ikwemerera kugenda. Hanyuma ku itike handitseho ijambo rivuga ngo ugize ikibazo hamagara kuri iyi nimero. Naje kugenzura nsanga buri mugenzi wese uri mu modoka ku itike ye haba hari nimero zihamagara kampani mutwaye. Imana ishimwe ko izi nimero batazihaye shoferi. Ngo rero ko umuntu kwicara hano mubwire ngo nawe urazifite. Ntabwo bazihaye pasiteri, ntibazihaye reperezantare gari, ntibazihaye aposo. Inomero zihamagara kampani zitwaye. Buri mugenzi wese ufite itike arazi. Kubera iki bazishize kuri iyi nimero ya buri mugenzi? Nuko hari igihe haba impanuka, shoferi agapfa mbere y'abatwaye. Urupfu rwa shoferi rero ntabwo ruzabuza abarokotse gukomeza iyo tujya. Hari umuntu ujya ngo avuge ngo amina. Ndabisubiramo, urupfu rw'umushoferi ntiruzabuza abarokotse kugira gute? Gukomeza. Imana ishimwe ko nimero zihamagara mu ijuru buri mugenzi wese arazifite. Ungu umuyobozi ashaka kunyura mu muryango ngo basohoke, asanga siwe wafunze. Imana ishimye ko yari yafunze. Hatagira usohoka. Iyo musohotse ndabaza muhurira na kamere yanyu hanze yasigayeyo. Iyo musohotse murongera mukiba. Iyo musohotse murongera mugasambana. Iyo musohotse murongera mugasebanya. Hirakinga ati ndabakingiranye mugumemo. Ndabizi mubonye akayira mwacamo. Umugabo abafunguye idirishya. Afunguye idirishya ajya guhengereza hanze. Ngo rere ko umuntu mwicaranye ngo uri guhengereza ushaka iki hanze? Uzi ko hari abantu baba mu rusengero ariko bari guhengereza no hanze. Akaba yateranye ariko akajya baza ngo irakina sangapi, irakina sangapi. Akaba ari mu masengesho ngo agaseri kasohotse gashasha naka. Bega mu yandi magambo ari mu rusengero ariko ararahengereza no hanze. Ngo rere ko umuntu mwicaranye umubwira ngo subiza umutwe mu nguge hanze ni habi. Mubwira ngo subiza umutwe mu nguge hanze ni habi. Ngo arahengereza ngabona ntacyo ari kubona. Arangije akora ikosa. Agira gute? Afata igikona atigeze ashira mu nguge aragisohora. Ngo igikona gisohora ahantu kitagizeho cyerekeza, kidafite aho guhagarara. Ngo kirajarajara. Ngo na n'uyu munsi kiracajarajara cyayowe icyerekezo. Ubu dufite ibikona byajugunywe hanze. Ndumbaza babijugunyemo wasanga ari abayobozi b'inkuge bakijugunya hanze. Kirajarajara giheriyo. Umugabo abonye igikona kitagarutse ati ndacyemeje. Aravuga ati noneho ngiye kwemeza n'inuma. Ngiye kwemeza iki? Ngo afata inuma nayo ayicisha mu muryango ndibemerewe kubaca. Nyirurugo yarahafunze. Abafunguye akadirishya ati hoshi nawe genda. Ngo ni murazenguruka. Ikata mu giporosi isanga ndaho guhagarara hahari.
irakata irazenguruka isanga aho guhagarara iravuga ngaho bancishije bansohora ndahasi. Nditaye ko bansohoye, nditaye ko bancishije mu idirishya, nabimenye hanze nta kiriyo, hanze nta gifatika kiriyo, reka nisubirire hehe, vuga ngo irangije irigaruki. Mbariza umuntu kwicaye iruhande, uri mu nguge cyangwa uri kujarajara? Ndashaka tubanze tuvugane ibi bintu bibiri. Muracyahari? Tutitaye ku cyakuvanye mu nguge. Hari n'igihe rwose umuyobozi w'inguge akuvana mu nguge tutabyitayeho, hanyuma hari n'igihe nawe wivanamo ibyaha bikakuvana hehe, ariko tutitaye ku aho byaciye nuko byagenze ngo wisange wavuye mu nguge. Ntubona ko hanze ari habi? Hanze si habi rata? None hano hari umuntu, nuko njyewe nivugira rero, kuko n'ubundi ntabwo ari njye ubimeza, nyirabyo abimeze. N'imbuto niba ko yambaye inzima iramera, niba atari inzima nakaziki. Murahari? Utihagazeho tutiriwe tujya kurondora tukurebe ngo ko ndi kukubona ngo uri mu magambo kandi nawe yari kuyavuga. Hubwo rata umwuka wera w'ukuri ukorera muri we ari kukwemeza ko muri iyi minsi uhagaze mu nguge neza cyangwa wayivuyemo. Ibimenyetso bizakubwira wavuye mu nguge ni ibi ngibi: ibyari mu nguge nta na kimwe cyari ikindi. Bimaze gusohoka, intare iracyahiga inyama, imbwa n'ingwe birashidikanye, agakoko n'agaca nigwi, ipusi n'imbaba birahigana, nta kindi biri gupfa, byasohotse hehe. Ibimenyetso bizakwemeza yuko wasohotse mu nguge ni ugusanga kamere yagize gute, irari ryagarutse, ubusambanyi bwagarutse, amagambo yagarutse, gusebanya byagarutse, burya wavuye mu nguge. Hari umuntu uri hano ushaka kwisubirira mu nguge, wigenzuye mu mutima akavuga toya, nditaye aho byaturutse, nabigizemo uruhare, byaragizwemo uruhare n'ababanyi n'abaturanyi, ariko ndashaka kwigarukira mu nguge, nongere ndindirwe mu gakiza ke. Arambura ikiganza tumusengere. Umuntu ubyiyumvamo, wasubiye inyuma akabivamo, yewe n'umuntu utanarangira no mu nguge nabo bari hakaba tarakira umwami Yesu, umuntu wumva ashaka kongera kwiyunga n'Imana agasubira mu gakiza k'Imana, ahaguruke aze tumusengere. Ibi kandi ntabwo